twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro cy'umuryango, bakunzi ba Shangazi. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo muze dukomeze tuganire ku byubaka umuryango. Ngira ngo rero murabizi ko mu gihe cyose nkunda kubabwira ko ikiganiro cyacu cyo kigamije kubaka umuryango, cyo kigamije kureba ibitagenda neza mu ngo ku bashakanye. Ntabwo tujye dutandukira ngo tujye mu bindi, ni ibyo ngibyo twibandaho, nibyo tuzahora tuvuga igihe cyose, kuko kwigisha nyine bajya bavuga ko ari uguhozaho. Ushobora kuba ubonye ikiganiro uyu munsi wenda ari bwo bwa mbere ukibonye, hari igihe ushobora kuba umaze igihe ukibona. Ni byiza rero guhora duhugurana twigishanya kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma rero duhaye ikaze abagabo, duhaye ikaze abagore, duhaye ikaze abakobwa, duhaye ikaze abasore, urubyiruko, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Buri wese aragenda yisangamo. Tuje rero n'ubundi kongera kuganira kandi dusuhuza abantu benshi twagiye twakira, aho twagiye duha imiti, abo twagiye dufasha, abo twagiye batubwira ko ibintu byagenze neza. Nibo bampamagara bakambwira bati rwose byagenze neza, ubungubu urugo rwanjye rumeze neza, ubungubu nsigaye nkora imibonano mpuzabitsina bikagenda neza, nsigaye noneho ndi umugore mu rugo nk'abandi. Ibyo rero iyo mbyumvishe numva nshimye Imana cyane, kubera ko nanjye mba numva ko hari ikintu nafashije abantu. Reka rero ikaze abo bantu bagiye bakira, abagiye baza mu rubohero tukabafasha, urugo rwe rusenyutse byararangiye akaza tukamufasha, akagenda urugo rukongera rukamera neza. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Tuhaye ikaze abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, duhaye ikaze abari mu bihugu bigiye bitandukanye mu mpande zose z'isi. Tubahaye ikaze kugira ngo muze tuganire n'ubundi ku bijyanye n'ingo zacu, ku bijyanye no kubaka umuryango. Uyu munsi rero ntabwo turi bujye mu bintu byinshi, ariko turavuga ku kintu kimwe gusa. Ni akantu navuga ngo ni nk'ikibazo gitoya abantu bakunda kumbaza kenshi, bakunda kugarukaho. Abagore cyangwa se abakobwa bagukunda kugaruka ku bintu bimwe na bimwe, bakunda kumbaza ibijyanye n'urubohero. Rwose uyu munsi nifuje ko tubivugaho, tukongera tukabigarukaho, kugira ngo wowe uri bubone iki kiganiro wari usanzwe wibaza ibyo bibazo, cyangwa se warampamagaye ukambaza, umenye ngo ni umwanya wo kugira ngo tubiganireho, kugira ngo n'ubundi wongere usobanukirwe neza ibijyanye n'urubohero. Hari abagore rero bajya bambaza, akambaza ati se mu by'ukuri njyewe ko maze mfite imyaka 40, 30 n'ingahe, ese umuntu urengeje 20 birakunda? Ese umuntu ufite imyaka 40, ese umuntu ufite imyaka 45 birakunda? Ese umuntu wabyaye birashoboka ko bishobora gukunda? Birakunda cyane. Nababwiye ko dufite urubohero rwiza, urubohero aho twakirira abagore n'abakobwa, kandi rwose hameze neza, uza ukisanzura. Ndabizi ko abagore bakunda kugira isoni n'abakobwa, akavuga ati ese ubu ninjyayo ngasanga y'abandi bantu, ninjyayo ngasanga hari abo tuziranye, ninjyewe abantu bambona njyewe baravuga ngo iki. Iyo uhageze nyine ubona ko ari ahantu hiherereye ukuntu, ntabwo ushobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Rero nari ndimo kubabwira ko tubafasha, nta mpamvu yo kwirirwa wibaza cyangwa se urugo rwawe rugasenyuka kubera ko utagiye muri icyo gikorwa cyo guca imyeyo, utagikoze. Ugasanga umuntu rwose arabura gatoya ngo urugo rwe rusenyuke, cyangwa se baramwirukanye kubera ko atigeze agera mu rubohero, akumva ko byarangiye, akumva ko bitagishoboka, akumva ko niba yarabyaye cyangwa se yarakuze ari mu myaka 40, 30, 40 ingahe bitagikunda. Birakunda. Hari babeshya akavuga ati ubwo niba utarabikoze kera nyine ukiri umwana ubwo ntibigishoboka. Nanjye kubabwira rero ngo icyo gikorwa kirashoboka. Kuri abantu benshi bakunda kumbaza, mukunda kunyandikira, benshi bakanyandikira, ese birashoboka, ese birakunda, ese bigenda gute? Uraza uko waba ungana kose, utarengeje nibura imyaka 55, birakunda. Gusa muri iyo myaka 55, 50, 40, urumva ko umubiri warakomeye, ariko ntibibujije ko biraza, biratinda ariko biraza. Kuko hari uvuga ati se ubundi muri iyo myaka 50 n'ingahe umuntu aba agishaka iki? Birashoboka ko ari bwo ubimenye, birashoboka ko ari bwo umugabo wawe abimenye. Nta mpamvu rero kutabikora, kuko ni igikorwa bitagira ikindi kintu bisabye, bidasaba wenda kuba imyaka runaka.
gusa muri iyo myaka 55 birashoboka. Nta mpamvu rero niba ari bwo ubimenye, niba umugabo wawe aribwo arimo kubikubwira, niba aribwo arimo kubigusaba, niba aribwo mubimenye, nta mpamvu yo kutabikora. Mubikore. Hanyuma kubikora nanone kuba wowe wabyikorera bikunda kugorana. Abantu benshi bakunda kuvuga ati ngiye byarananiye, birangora kubikora rwose, biragoye cyane, ndakurura nkabona ntibiza, ndafata nkabona ntibifatika. Turahari kugira ngo tugufashe. Nkunda kubabwira ngo niba waragiye ahantu henshi hatandukanye bakaguha ibintu bikwangiza cyangwa se ukabikoresha, abantu benshi bakunda kunzanira ibintu babahaye byarabangije, byarabateye ama infection. Icyo gihe rero iyo wabifashe bikakwangiza, nyine uraza tukagufasha, hanyuma tukabikosora, kandi ibyo bintu ugahita ubijugunya. Kuko niba hari ahantu, nkunda kubabwira ko ari ahantu ho kubahwa, iyo ufashe ibintu byose ugapfa gushyirayo, bigenewe gutera ama infection bikakwangiza. Hari abantu baza hano baracitse ibisebe, hari abaza hano barabaye ukundi kuntu, cyangwa se baranabikoze nabi ugasanga uko yabikoze ntabwo ari byo. Rero mushira impungenge kuba ufite iyo myaka guhera kuri 55 kumanura kugeza hasi. Ubundi byiza nyine ubaye ubikoze uri muri 12, 15 kuzamura, kugenda nyine muri iyo myaka urumva umubiri uba woroshye, birihuta. Hanyuma iyo birengeje 30 kuzamura, urumva ko umubiri ugenda ukomera, ariko ntibibujije ko biza ku bantu rwose bafite ibyo bibazo, kuba utarigeze ubimenya, utageze ugira umuntu ubikubwira, utageze ugira abanyogosenge, cyangwa se ugira abakuru bawe babikubwira, cyangwa se mama wawe ngo babikubwire, cyangwa abanyoko wanyu ngo babikubwire, kuba umugabo wawe atarigeze abikubwira, umunsi akaba arimo kubigusaba ukuze uri muri iyo myaka. Ntabwo rero ukwiriye kwiheba ngo wumve ngo wataha cyangwa se wakwiheba. Oya, turahari kugira ngo tugufashe. Turabikora pe, turabikora. Ngo abantu bajya bambaza se uboneka ryari? Njye mboneka buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ngo mu gitondo saa 12 mba ndimo kwakira abagore, abakobwa, mba ndimo kwakira abagabo bafite ibibazo byo mu buriri, nabo barangiza cyangwa se bacika intege. Kuva ayo masaha saa 12 kugeza indi saa 12 za nimugoroba mba mpari kugira ngo mbafashe. Ushobora rero kuba warabyikoreye ukabikora nabi. Nkunda kubwira abantu bameze gutyo, babigenjeje gutyo, babikoze nabi, wabisumbanyije cyangwa se wakoze mu buryo butari bwo, ugasanga wakuriye ahatariho. Ibyo ngibyo uraza nkabikosora kugira ngo nyine bitakugira harabo bigira ingaruka rwose, ugasanga yakoze ibitari byo. Turahari rero kugira ngo tubafashe, kandi rwose nta mpamvu yo kugira isoni. Umuntu wese akunda kuza ambwira ati ngewe ndumva afite isoni. Yino ukabona abakobwa, abagore bafite amasoni n'iki byose, ariko ntabwo biteye isoni, nta kintu bitwaye. Iyo uhageze ubona ko nta birenze biba bihari. Murakoze cyane rero. Hanyuma aho dukorera ni mu mujyi wa Kigali, hano hafi n'ahahoze gereza niho dukorera. Kandi rwose ku bantu uko waba uri kose, niko nkunda kubabwira, uko waba umeze kose turagufasha bikagenda neza, tukabigukorera, twifite umuti mwiza. Kandi ushobora kuba uri wenda uvuga ngewe se ko ndi kure, kuko abantu benshi bakunda kumubwira ndi kure, ndi mu ntara, ndi hirya no hino. Tukoherereza umuti, tukakubwira ukuntu uzabikora, cyangwa se ukaza tukakwerekera uko bikorwa, hanyuma tukaguha umuti ukagenda ugakomeza ukabikora. Ku bantu bari mu bihugu bitandukanye, ndabizi ko munkurikira muri benshi kandi mujya mumpamagara mushaka ko mboherereza imiti. Wowe ubonye ikiganiro rero aka kanya, birashoboka ko tukohereza umuti ukakugeraho, tukakubwira ukuntu ukoresha. Kandi abantu bose twagiye tuwoherereza, buretse wenda abaje bo barabizi ko bibakorera bikagenda neza, nabo nagiye nkoherereza nkababwira uko babikora, barabishobora kandi bigakunda, kuko umuti dukoresha ni umuti mwiza cyane. Murakoze rero, kandi Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha, Imana ikomeze kubishimira, Imana ikomeze kubarinda. Mwebwe mwabikoze mujye muha abandi ubuhamya. Ntabwo ari byiza kugira ngo ubyihererane, jya ubwira abandi, ubabwire mwebwe mwabikore, mwebwe mwaje hano nkabibakorera, abo nohereje imiti. Kandi rwose nshimira cyane abantu bagenda barangira abandi, akabaha nomero zanjye, akavuga ati uyu muntu azagufasha, kandi koko bakaza nkabafasha. Murakoze rero, ntikaze. Ni mu mujyi wa Kigali, hano hafi n'ahahoze gereza, 0783 44 18 25. Iyo nomero iri no kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha.